twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri cyumweru cya 25 mu byumweru bisanzwe, tariki 22 Nzeri 2024. Ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 2, umurongo wa 12 n'umurongo wa 17 kugeza ku 20. Abagome barabwirana bati, twibasira intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu, ikanadushinja ko twarenze amategeko, tugahemukira umuco mwiza badutoje. Nimureke turebe niba ibyivuga ari ukuri, dusuzume uko ibyayo bizarangira. Niba intungane ari umwana w'Imana koko, izayitabara yigobotore mu nzara z'abanzi bayo. Tuyigerageresha ibitutsi n'ibitotezo kugira ngo tumenye ubwimanganye bwayo, turebe no kwihangana kwayo. Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni, kuko icyo gihe Imana izayihagararaho dukurikije nanone uko byivugira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 54. Nyagasani banguka untabare, kuko ari ubuvunyi bwanjye n'agakiza kanjye. Mana yanjye, girira izina ryawe maze untabare, koresha ububasha bwawe maze undenganure. Rwose Mana yanjye, umva isengesho ryanjye, utege amatwi amagambo nkubwira. Kuko abanyamahanga bampagurukiye, abanyarugomo bakabahigiye kunyica. Imana ntibayitayeho na busa, koresha ububasha bwawe maze ubatsembe. None Imana nintabaye, Nyagasani wenyine umbereye ikiramiro. Nzagutura ibitambo bikuye ku mutima, Uhoraho, nzasinga izina ryawe kuko ryuje neza. Nyagasani banguka untabare wowe ubuvunyi bwanjye n'umukiza wanjye. Isomo rya 2 ni iryo mu ibaruwa ya Yakobo intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza ku 18, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Bavandimwe, ahari ishya n'ubucabiranya, haba umuvurungano n'ibikorwa bibi by'amoko yose. Naho ubuhanga bukomoka mu ijuru, icyambere cyo n'ubuziranenge, n'ubunyamahoro, n'ubunyarugwiro, n'ubunyampuhwe, bukabusendereye neza kandi bukarumbuka imbuto nziza, ntibugire aho bugamira kandi bugire uburyarya. Imbuto y'ubutungane ibwa mu mahoro ku baharanira amahoro. Amakimbirane akomoka he? Cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Aho ibi byose ntibyabituruka ku byifuzo byanyu birwanira mu myanya y'umubiri wanyu. Murararikira ariko ntimugire icyo mutunga. Murabicanyi n'abanyeshyari nyamara ntacyo muronka. Murarwana kandi mukavurungana ariko ntimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba. Murasaba ariko ntimuronke kuko gusaba kwanyu nta kindi kugamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 9 umurongo wa 30 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bambukiranya Galileya, ariko Yesu ntiyashakaga ko babimenya. Yigisha abigishwa be ababwira ati, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu bakazamwica, ariko yamara gupfa akazazuka ku munsi wa 3. Iryo jambo ariko ntibaryumva, batinya no kumubaza. Nuko bagera i Kafarinawumu. Bari mu nzu, Yesu arababaza ati, mu nzira mwajyaga impaka z'iki? Baraceceka kuko mu nzira bari bagiye impaka zo kumenya umukuru muri bo. Amaze kwicara ahamagara aba 12 arababwira ati, ushaka kuba uwa mbere azigira uwa nyuma muri bose, abe n'umugaragu wa bose. Nuko afata umwana amuhagarika hagati yabo, aramuhobera arababwira ati, umuntu wese wakira umwana nk'uyu nguyu ari jye abigirira, ni jye aba yakiriye, kandi unyakira wese si jye aba yakiriye, ahubwo aba yakiriye uwantumye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ndeza amatwi dahawe, ndeza amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, ndishyinguye neza mu mutima wanjye. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi. Ufungure buri munsi.
ufungurira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Iyo Nyagasani akubwiye, iyo Nyagasani aguhamagaye, nawe ugomba kumusubiza. Ushobora kumusubiza uti amen, ushobora kumusubiza uti aleluya, ushobora no kujya kandi akajambo umusubiza kagaragaza ko wamwumvise. Ariko ushobora no kutamusubiza mu magambo, ahubwo ugakoresha ibikorwa. Nguko guhinduka. Igihe cyose umaze kumva ijambo ry'Imana, amasomo y'icyumweru akaguhindura, ubundi ukazatangira ikindi cyumweru umeze neza, warahindutse. Naho ubundi abantu benshi tuba duhindanye, nuko Nyagasani yaza akadutambutsa mu ijambo rye, nuko tugahinduka tukaba beza, kubera uduhamagara Yesu Kristo, wa wundi tugomba gukurikira kandi tugakurikiza buri munsi. Amasomo y'iki cyumweru afite intego remezo igira iti ikizakubwira umuntu mukuru. Uze kuva aha ngaha nawe wamenye niba uri mukuru cyangwa niba uri muto cyangwa niba uri umwana. Ese uri mukuru? Mubyeyi, mbere yo gukomeza gukubwira umuntu mukuru, ngiye kubanza kukugezaho ubushakashatsi, recherche. Icyo bita ubushakashatsi kiravuga ngo komeza ushakishe, kuko akenshi nari kuvuga bitaba byakageze ku ndunduro, ahubwo gukomeza ugashakashaka. Ngo ubuzima bw'umukristo none gukomeza ugashakashaka, nk'umuryango ufunguye nawe ukomeza gukora ubushakashatsi. Ngo hari ahantu habiri, ibintu bibiri ngiye kuvuga n'ubundi bitajya aho hantu. Ngo ahantu hambere ni mu ijuru. Ngo mu ijuru hashobora kujya ingeso mbi nyinshi, hakajya ibyaha by'amoko menshi, ariko ngo hari ingeso mbi idashobora guhakandagira, ngo yitwa ukwirata, l'orgueil, kwiyemera. Kubera iki? Nuko shitani umwambari wayo atakandagira nyine mu ijuru, atagera mu ijuru, buri gihe hishakira nyine hasi, kuko kwirata nyine ntibyatuma agera hehe mu ijuru. Rero niba naho wirata, umenye ko ako kantu njye nawe gashobora kutugora. Twarakoze ibindi byinshi ariko kagatugora. Ahantu ha kabiri, ngo imico myiza yose, imigenzo myinshi ya gipfu ishobora gukandagira mu muriro, ariko ngo hari umugenzo umwe wa gipfu utakandagira mu muriro: kwiyoroshya, kwicisha bugufi, l'humilité. Kubera iki? Nuko nyine na Yesu uwo dukurikira kandi tugakurikiza wicishe bugufi kurenza abandi bose, yakikonoza mu ikuzo akaza munsi kubana n'abantu, ntashobora nyine kugira gute kujya mu muriro. Yesu ntiyakandagira mu muriro. Mu gihe ubwo bushakashatsi urabwumvise ko shitani atakandagira mu ijuru kubera iriya ngeso mbi y'ubwirasi, ko na Yesu nawe nyine atajya mu muriro. Kubera iki? Kubera uriya mugenzi wa gipfura wo kwiyoroshya. Nawe rero uhitamo ukurikiye, ni shitani cyangwa ni Yesu? Urashaka kuzajya mu ijuru iyoroshye, urashaka kujya mu muriro? Ntabwo nkwifurije umuriro, nanjye sinkwifurije. Twirinde kwirata. Niyo mpamvu amasomo y'uyu munsi aturarikira kumenya umukuru muri twe. Umukuru muri twe nta wundi nyine. Niba ushaka kuba mukuru, hari ibyo ushaka kumenya, gukurikira no gukurikira Kristo mu mugenzo wo kwiyoroshya. Niyo mugenzo ugiye kuranga amasomo yacu no munsi, kuko umugenzo iyo ufite ubona Imana, iyo wiyoroheje ubona Imana. Yamvuga Kinyarwanda igira iti wiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba. Ariko nanone wowe yemeye ukirata, irakwasaguza, inkuba irakwasaguza pe. Ngaha nawe uhamagare kwiyoroshya no munsi. Uze kuva aha ngaha hari icyo wahinduyeho mu migenzo yawe, uko wiyemera, uko wirata, uko wikuza, ugabanye gatoya, kugira ngo dutangire dutegure iki ijuru. Ikizakubwira umuntu mukuru. Amasomo y'uyu munsi arabidufashamo. Isomo rya mbere ndetse n'isomo rya kabiri, isomo rya mbere mu gitabo cy'ubuhanga ndetse n'ibaruwa ya Yakobo, biratwibutsa ko kuba mukuru ari ukwiyoroshya. Ubwo tuzirikana ko iyo ngeso mbi yo kwirata, kwirata ni umwe mu mizi irindwi bita imizi y'icyaha, peshe kapito. Kandi bakavuga ko uyihagarariye muri iyo mizi yose ko ari irindwi ni ukwirata. Shefu w'imizi y'icyaha yitwa kwirata. Shefu nyine w'abashefu yitwa kwirata. Rero bifite kwirata n'ibindi byose bishamikiraho bigakubuza kubona Imana. Ubwo twumvise muri isomo rya mbere n'irya kabiri, hadutsemo ikintu bita ishyari. Isomo rya mbere, kwibasira intungane iri gukora neza, bakayigirira ishyari, bagashaka kuyimenesha. Zaburi y'uyu munsi nayo izi twereka umuntu wese ushaka kwiyoroshya, ushaka kwakira Imana, ni ukwiyoroshya, kwakira ubuvunyi bw'Imana. Nyagasani bangu kuntabare, wo muvunyi wanjye n'umukiza wanjye. Amen. Naho isomo rya kabiri
baratubwira intandaro y'imvururu yose ni iryo shyari, amakimbirane atuma abantu bashwana. Uko gushwana, iyo desordre, ako kavuyo, biterwa n'iki? Habuze kwiyoroshya, habuze umugenzo wo kwiyoroshya. Umva, ibintu bishobora kukubeshya, abantu bakagushuka, abantu bagakugambana, bagakuryarya. Utakuryarya n'umwe, utakugambanira n'umwe, utagusiga n'umwe, ni Yezu Kristo uwo ugomba kwiringira kandi ukamwizera. Uwo niwe rero mukuru wihinduye umwana akihindura muto, abigiriye kugira ngo tumukurikire dukire. Nta kindi gituma Yezu yigira muto, yigira umucakara, yigira umugaragu, ni ukugira ngo wowe nanjye dukire. Ni umukiro. Ubwo twumvise iyi vanjiri itwereka Yezu uburyo yikonoza mu ikuzo. Muri iyi vanjiri twahiniramo ibintu bitatu. Icya mbere ni ububabare bwa Yezu. Yezu arifuza kukubwira ko nta buryo wajya mu ijuru udapfuye, utababaye. Nta buryo wajya mu ijuru utiyoroheje, utijishe bugufi. Niyo mpamvu Yezu agiye kutubwira ibyo bubabare bwe, avuga ubwa kabiri ko azapfa ariko akazuka, kutubwira aho tuzanyura tujya mu ijuru. Icyo nicyo cya mbere kiri muri ino vanjiri. Yezu aturarikira inzira izatugeza mu ijuru. Nta kindi ni ububabare, inzira y'ububabare, inzira y'umusaraba. Ushobora kugwiza amafaranga ukagira ibintu byinshi cyane, ukagira ubutegetsi, ariko niba nta musaraba ufite, ntabwo uzakandagira mu ijuru. Kuko umusaraba bawita nanone ikimenyetso, igisebo, kwicisha bugufi, kurambarara, kwitangira abandi. Ibyo Yezu Kristo avuga ni ukugira ngo twibutse ko dufite inshingano yo kwitangira abandi, kwemera kubabara kubera abandi, kwemera kubabara kugira ngo ababarire isi, ababarire abanyabyaha. Ntacyo intumwa ze ziyumviramo. Icya kabiri tuzirikana muri ino vanjiri, uko gutumva kw'intumwa, aho kugira ngo bafatanye na Yezu compassion, ahubwo bo bari guharanira imyanya y'ijuru, bari guharanira imyanya y'icyubahiro. Bya bindi by'uko nyine Abisiraheli icyo bari bateze kuri Mesiya, nuzabarwanira, nuzabatsindira abanzi babo, akabatsindira abagome. N'izi ntumwa za Yezu bishobora kuba zigifite bene ibyo bitekerezo. Ati Yezu azatwicaza he? Nzicara iburyo bwa Yezu, nzicara ibumoso bwa Yezu, ku ntebe zifuteye. Rero désir de gouverner, kumva waba mukuru, ibyifuzo by'uko wahora uri mukuru. Ariko ukibaza ngo ubukuru bwawe ni ukugira ngo ukorere abandi cyangwa no kugira ngo ukandagire abandi, no kugira ngo uryame abandi bagukandagireho bajya mu ijuru, cyangwa no kugira ngo uryame ku bandi batsikamire, ubatsindagize urukweto rwawe rw'icyuma, ubahonyore, warangiza ngo uri shefu. Inyota ufite niyo kuzakora kiliziya, niyo kuzitangira abandi. Ngiye inyota intumwa zifite, kuba mukuru, ushaka kuba uwa mbere, inyota y'intumwa. Igisubizo cya Yezu nicyo cya gatatu twazirika muri ino vanjiri, ni igisubizo bita kwitanga, service, gutanga twa service turyoshye. Kugira ngo utange service rero bigusaba iki? Bigusaba kurambarara, abandi bagakuzamukiraho. Uwo niyo bita umugaragu. Umugaragu ni umuntu wese urambarara hasi, akambara itaburiya, agakorera abandi. Naho uzasanga muri ino si twese dushaka kuba abashefu, dushaka kuyobora, dushaka gutsikamira abandi, dushaka gukubita abandi, dushaka kuyobora. Inyota yo kuyobora. Igisubizo cya Yezu cyo kwitanga kiratwibutsa ko abantu benshi twifuza gutanga, abantu benshi dufite ibintu, abantu benshi baratanga kuri ino si, bafite ibintu bakanabitangaho, ariko umutima wo kwitanga, kwitangira abandi, gukorera ndetse no gukorera. Kwitangira abandi ngishyinyero Yezu abahaye cy'umwana mutoya, wa mwana bagomba kwakira, umwana uza mu ishusho y'Imana, wa mwana wiyoroshya, wa mwana w'indahemuka, wa mwana utaryarya, akaza mu ishusho ya Yezu. Uwo numwakira nibwo uzaba ubaye mukuru, ngo mukuru muri twebwe. Amasomo uyu munsi Yezu arifuza guturangira agatoki uburyo abantu benshi dufite inyota y'ubutegetsi, dufite inyota y'ubukuru. Ngiye ikibazo cy'intumwa, buri gihe bari kwibaza ngo umukuru muri bo. Natwe muri ubu buzima akenshi usanga ibibazo byacu biri guherera aho ngaho, umukuru ninde? Ugiye ahantu hinjana harya umukuru ninde? Ninde ubahagarariye? Ninde shefu wanyu? Ugasanga turi kwibanda ku mushefu, ati shefu ari hehe? Iyo ugiye ahantu wowe, aho nawe ujya ubaza umuto muri bo. Ngiye iki gisubizo Yezu ashaka kuduha uno munsi, kwitoza kubaza umuto ninde, intambwe n'uwuhe, umukene n'uwuhe, ubabaye ninde aha ngaha, aho kujya buri gihe twibaza ngo umukuru ari hehe.
iki kibazo nawe hari igihe wagisanga iwawe, buri gihe ugahora ufite inyota uti harya nzaba mukuru ryari, harya nzafata ubutegetsi ryari. Buri gihe akaba ariyo nyota ufite, inyota yo gukurikira Kristo, gukora Kristo itarangwa iwawe. Kandi byaba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore bitaga Robert, nuko igihe kiza kugera Robert ngo yari yarize ibintu byo guteka, food science, gutekera abantu. Nuko igihe kigeze cyo gukora stage, yajya gukora stage, aho agiye gukora stage bakamugendaho, ibyo akozeho byose bakamwima akazi. Robert rero aza kubona ko ari akarengane gakomeye gaturutse wenda ko atararangiza kwiga, yari ari kwimenyereza. Buri gihe cyose yajya ku isoko agacyura amarira kuko batamufashe, kuko batamuhaye isoko. Umunsi umwe aza kujya ku mucamanza mukuru wari uriho muri icyo gihe kugira ngo murenganure, ubundi amurengere. Nuko aragenda amubwira akarengane kose afite, ko igihe cyose agiye gupiganira isoko nk'abandi bose barimwima, batarimuhereza, bakariha abanyamaboko, abashoramari bakomeye, we ntibagire n'icyo bamuha na gito, ngo kuko birangira ari gutsindwa. Robert yarageze ku mucamanza ararira bikomeye cyane. Umucamanza koko afata icyemezo ko agiye kumurenganura. Nuko umucamanza mukuru aramubwira ati umva rero Robert, uriya muyobozi wakurenganyije manda ye igiye gushira, kandi icyo nkubwira ni wowe uzamusimbura. Nuko Robert ako kanya ahita aratuza, agira amahoro, yumva arishimye. Nuko arakomeza atana icyizere cy'uko nyine mu minsi mike yamanda nirangira ari uzasimbura wa muyobozi, kuko arafite icyizere avanye ku mucamanza mukuru, anawe nyine ushyiraho abayobozi. Nuko Robert arenganurwa cyo ategereje kuri ya muyobozi undi mukuru azavaho, ubundi akaba ari ujya muri wa mwanya. Robert ageze imbere aratekereza ati ubundi uriya muyobozi uriho yize amasomo akomeye cyane, no muri lisansi no mu A0, afite lisansi mu miyoborere myiza, urumva ko akomeye cyane. Naho njyewe nta nagakerageshwa ndagira, ubu se ntago y'umuyobozi, ubu sinajya kwiga nanjye imiyoborere myiza, byibuze umucamanza azabona hahera, nanjye ncira urubanza andenganura, ubundi nanjye zicara nyine muri uriya mwanya. Nuko Robert arakugendeye, agiye kwiga amasomo nk'ay'umuyobozi uriho nawe yize, ariga kandi yitareka amashuri ya food science y'imirire myiza. Nuko ajya kwiga imiyoborere myiza, aragenda abona diplome ya lisansi, arangije araniga abona dogutora. Amaze kubona dogutora bihura no ko nanone ya manda ya wa muyobozi wajyaga umurenganya nawe irangiye. Robert koko bimubera byiza kubera ko nyine arangije no kwiga amashuri y'ikirenga akomeye cyane. Igihe cyaje kugera, Robert mu gihe yiteguye gutangira imirimo nk'uko yari yarabesenywe n'umucamanza mukuru, Robert agiye kumva yumva itangazo umucamanza mukuru atanze, ugiye gufata wa mwanya wo kuyobora, umwanya w'imiyoborere myiza. Nuko umucamanza mukuru yibuka ibyo yabesenywe Robert, maze atanga itangazo rigira riti dukeneye umuntu ugomba kujya ku buyobozi wize ibyo kugabura ibiryo, kuko abaturage barashonje, bakeneye umuyobozi mwiza ugomba kubagaburira maze bakabaho neza, bakarya bakishima. Ubwo yatekereza ko nyine Robert yarangije kwiga rya somo rya food science. Ngano atekereza uburyo Robert agiye kureba ukurikije amasomo y'ikirenga amaze kwiga, ndetse n'uyu mwanya uyu mucamanza ashaka. Nuko Robert amaze kumva ibyo bagendeyeho bagiye gutanga akazi, aratangira ararira. Arikurizwa n'iki? Uburyo atakomeje ngo yige amashuri ye food science nk'uko byari biteganyije, n'uburyo yagiye kwiga imiyoborere myiza agata wa mwanya wiwe. Nuko aratangirana n'ubu ari kurira, guhera ubwo ahita yivumbura ko bamugenzeho, ko bamurenganyije. Nuko afata nzira aragenda arahunga
aho kuba roberi ni ukaba umuroberi atyo. Nguko wari roberi yahindutse umuroberi, birangira yivumbuye agiye mu mahanga ahunze, kuko yabuze wa mwanya bari baramusezeranyije. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ba roberi bizarangira babaye ba robere, abivumbura, abijujuta, ukava ku izina ryawe ukajya ku rindi, ukava ku mwanya wawe ukajya ku wundi, ukajya gukina ku myanya y'abandi. Roberi, mbega wowe robere, umutwe wivumbuye. Nguko uko dushobora guharanira gushaka ubukuru, imyanya y'ubutegetsi, imyanya y'icyubahiro, bikaza kurangira turangirije mu buhungiro, kuko tutamenye umukuru. Ikizakubwira umuntu mukuru. Kugira ngo ukomeze uzirikane ku bukuru bwawe, reka dusoreze ku tuntu tune tuza kugufasha kwisubiraho, narinjye kuvuga no kwisubiramo, urebe ubukuru bwaho bushingiye. Icya mbere wa mutegetsi we, nuko kuri iyi si ari gatebe gatoki. Hari igihe ucira abandi urubanza, hari igihe urenganya abandi, ariko ujye umenya ngo uwo mwanya wicayeho igihe kizagera uveho, manda yawe izarangira. Erega kuri no si usibye ingoma Kristo yo iramba, ariko izindi ngoma zose zirasenyuka, ingoma zirashira. Na niyo mpamvu nugera ku mwanya ujye wirinda kurengera no kurenganya, kuko igihe kizagera nawe uveho. Umwanya uriho uzawuvaho, hicara abandi. Kuri iyi si ni gatebe gatoki. Wa muyobozi wa mutegetsi we, iryo jambo ujye urizirikana. Wamariye iki abo ushinzwe? Wakoreye iki abo rushinzwe? Imiyoborere myiza uko wabyize mu ishuri byatumye koko uyobora abandi neza. Umuyobozi nuyobora akageza abandi ku Mana. Umuyobozi nuyobora akageza abantu heza. Icya kabiri twazirikana kuri roberi, akenshi mu buzima twigira gusimbura abandi aho kwigira iby'Imana yadutoreye. Ugatangira amasomo uri kwiga kugira ngo uzabe umuyobozi w'igihugu, ukaba uri kwiga ugambiriye kuzafata umwanya wundi. Bishoboke kuzawufata ku ngufu, cyangwa ukazawufata ukazakoresha ingufu zose kugira ngo ufate. Wigira iki? Wasanga uri kwiga iby'abandi, wasanga uri kwiga mu mwanya w'abandi. Wari uri kwiga food science, wari uri kwiga kugira ngo uzagaburire abantu neza. None wowe urahinduye, ugiye kwiga kugira ngo uzategeke abantu, uzabatsikamire ngo imiyoborere myiza. Bikazarangira nyine ubaye dogiteri, ufite ubwenge buhambaye, impamyabumenyi zihambaye, impamyabushobozi zihambaye, ariko zeru, umutima ni zeru. Ufite ubwenge, ufite umutwe muremure, ufite umutwe munini, ariko umutima ntawo. Ushaka gukina ku mwanya w'abandi. Uzareba abakinnyi mu kibuga, iyo utamenyereye umwanya, iyo ukinye ku mwanya utari uwawe, ikipe ishobora gutsindwa. Kwimenyereza gukina ku mwanya wacu, kwimenyereza kujya mu byo watorewe, kutavangavanga, kutajya mu by'abandi, kutivanga mu by'abandi, kurikira inzira watangiye, kuko Nyagasani niwe waguhamagaye. Guma aho ngaho, guma ku uwo mwanya wawe. Igihe nikigera umucamanza naca urubanza, azasange koko ukiri mu mwanya wawe, azasange koko utaramubeshye, utarasimbutse, utaramuryarye, utaragiye kwishakishiriza. Reka umucamanza mukuru Imana ikumenyere igikwiye. Uwo mwanya urimo wasanga ari Imana ishaka, wasanga aho ngaho uri ariho Nyagasani yifuza kugukoreshereza. None wowe wigendeye, wagiye kwiga ibihambaye, kandi Nyagasani yifuza abagaburira abandi, yifuza abatunga abandi, yifuza abagira neza abandi, yifuza abagirira abandi neza. Uri gushaka kujya gutsikamira abandi gusa, roberi gusa. Uzahinduka robere uwivumbuye, uwijujuta, bizarangira nyine uri gutoroka. Icya gatatu wa mubyeyi we, nujya no kwiga ujye umenya ngo hari icyo ngiye kwiga kizamarira iki igihugu, kizamarira iki kiliziya. Iyi si ikeneye abakozi, kuko abakoresha babaye benshi. Iyi si ikeneye abayobozi, kuko abategetsi barahagije. Sasufi. Kiliziya yacu ikeneye abacakara, kuko badatabuja bamaze kuba benshi, kubera impamyabumenyi zabo, za dogotora zabo, imiyoborere myiza, bize kuyobora aho kwiga kugaburira abandi. Hari abantu benshi bize gutanga kubera ububasha bafite n'ibintu bafite, ariko ni bake bize kwitanga. Iyi si yacu, kiliziya yacu ikeneye abadiyakoni. Diakoni, ijambo ry'iki gihe kirivuga diakonos mu Kilatini,
serivusi, umucakara, umugaragu. Iyi si yacu ikeneye abadiyakoni babandi bitanga aho kugwiza abashefu babandi bategeka gusa abandi batsikamira abandi. Barahagije abashefu, barahagije abakoresha, barahagije. Iyi si ikeneye abatanga, iyi si ikeneye abitanga benshi, kuko abatanga barahagije, barahari ku buryo bwinshi. Iyi si ikeneye nyine abato, kuko abakuru babaye benshi, barahagije, bamaze guturambira. Yavuga igira iti nkunda abatware ariko bakantwara neza. Icya kane ngiye gusorezaho ni ikibazo nawe uzajya wibaza. Niwinjira mu rugo ntugahita ubaza ngo papa ari he, mama ari hehe, umukuru ari hehe. Ujye ubaza uti harya umwana ari hehe mu rugo, umuja ari hehe, umucakara ari hehe, umuyaya ari hehe, umwana ari hehe mu rugo. Icyo ndetse tujya tukibaza, cyeje twibariza ngo ababyeyi bagiye hehe, papa yagiye hehe. Oya, none ujye kubaza ngo umukozi ari hehe mu rugo, umwana ari hehe. Nugera muri sosiyete ubaze ngo harya umukene ari hehe. Akenshi twibariza ngo umukene ari hehe ukwiye gutwakira aha ngaha. Ubaze ngo umukene ari hehe ugomba gufasha nyine. Ubabaye ari hehe ngomba gutabara. Urwaye ari hehe ngomba kuvuza, ari hehe. Nuko muri izi groupe zacu, ku mbuga zacu za WhatsApp n'izindi mbuga duhuriraho, ububaza uti harya umukene ari hehe, ka gaseke kari hehe ngo dushyiriremo abakene, abababaye, abashavuye, babarwayi bari kugira ngo tubavuze, abashonje bari kugira ngo tubagaburire. Kuko Nyagasani akeneye abantu bazi kugabura, abantu bize food science. Kuko muri no si cyo dukeneye, ntabwo ari uko tubuze ibintu, ahubwo dufite ibintu ariko abitugaburira ni bakeya. Abize mu masomo yo kugabura ni bakeya, abadiyakoni ni bakeya. Dusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi, abadiyakoni, abagaragu mu murima we kugira ngo batugaburire, tubagaburire. Wowe ubwawe uhinduke umudiyakoni ugaburira abandi. Kuko ino si ifite abantu bafite ibintu byinshi cyane ariko habuze umutima, habuze kwitanga. Umuntu ufunzwe ari hehe kugira ngo mugemurire, umuntu urwaye ari hehe kugira ngo mwiteho, muvuze akire, umuntu ubabaye ari hehe kugira ngo umutari hehe. Ikibazo cy'ubukuru ntihongeye gukibaza kugira ngo Yesu nawe ature iwawe mu mahoro, mu kwiyoroshya no mu rukundo. Mbifurije icyumweru cyiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.